Mbere na mbere mbanje kubifuriza Noheli nziza yuzuye urukundo n'umunezero ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2025. Ndagushimira wowe ukomeje kudukurikira kuri ES TV Rwanda no kudushyigikira mu rukundo rwacu rwo kubagezaho amakuru y'ingirakamaro cyane cyane ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru mashya muri izi mpera z'uyu mwaka wa 2024. Tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi wamenya kuri Pi Network. Reka mbanzemo ikaze umuntu wese wakanze subscribe, kandi reka duhe n'ikaze n'umuntu mushyashya kuri uno muyoboro, aho aribwo bwa mbere ageze kuri uno muyoboro. Reka tumubwire ngo uhawe ikaze kuri uyu muyoboro wacu, nawe ngwino wigane n'abandi, nawe ubashe gusobanukirwa byinshi kurushaho, by'umwihariko Pi Network niba uyikoresha. Uyu munsi rero turarebera hamwe ubucuruzi bwimbitse, icyo twakwita Mainnet Migration. Hari gukorwa intambwe nshya mu kwimura Pi z'abantu bari bamaze kwemeza KYC. Ni ingenzi cyane kwihutira kwemeza konti yawe niba utarakora KYC, kuko muri uyu mpera z'umwaka hari gukorwa intambwe nshya mu kwimura Pi z'abantu, ariko ku muntu wakoze KYC nk'uko twabivuze. Ikindi, haracyakorwa inyigo ku buryo Pi izakoreshwa mu bucuruzi rusange, kandi ahenshi hari gutangira gushyirwaho uburyo bwo kwakira Pi nk'uburyo bwishyura cyangwa se bwishyurwa. Naho ibihuha biracyari byinshi ku gaciro ka Pi, ariko icyo twamenya ni uko ahantu hatandukanye hakomeje kugeragezwa gukoresha Pi mu bucuruzi. Ku bakurikiranira hafi, mukomeze gukoresha amahirwe yo gukora ubucuruzi no kwiga uburyo bugezweho bwo kuyikoresha neza. Andi makuru twakubwira ni uko Pi Network yashyize imbaraga mu kwimura Pi y'abantu bafite konti zemewe. Yashyize imbaraga kwimura Pi z'abantu bafite konti zemewe nka KYC. Niba utarabasha gukora KYC, ihutire kuyikora kuko ari intambwe y'ibanze yo kubona Pi yawe ku marembo y'ubucuruzi. Hari uburyo bwinshi bukomeje kwemerera abakoresha Pi Network kugura serivisi n'ibicuruzwa hakoreshejwe Pi mu bihugu bimwe na bimwe. Ubucuruzi bwa Pi buri kuzamuka, ndetse hakomeje gushyirwaho uburyo bwo korohereza abakoresha kuyikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi byerekana ko ikoranabuhanga rya Pi rikomeza kugira agaciro
umuryango wa cryptocurrency. Naho iterambere muri mainnet rirakomeje kandi hari icyizere ko mu mwaka wa 2025 hashobora kubaho impinduka zikomeye, harimo no gushyira ku mugaragaro ubucuruzi bwa Pi network ku masoko akomeye ya crypto. Amasoko akomeye nka crypto aha twavugamo nka Binance, Coinbase na za OKX n'andi masoko menshi cyane atandukanye acuruza za crypto kandi yemewe ku masoko mpuzamahanga. Ikindi twababwira ni uko abakoresha Pi barasabwa gukomeza kwiga ibijyanye no gucunga neza umutungo wabo wa cryptocurrency, harimo kumenya gukoresha wallet, gucunga umutekano w'ifatabuguzi no kwirinda ubujura. Nyamuneka abajura bari kuba benshi cyane muri buno bucuruzi, ni byiza yuko rero ugomba kumenya icyo wita umutekano, ukamenya gucunga ibyawe hato utazahomba. Nubwo nta gaciro ka Pi kazwi neza mu isoko mpuzamahanga, ibihugu bitandukanye biragenda bigaragaza igiciro cyayo mu bucuruzi, ariko ibyo biracyari mu rugendo rwo kubonwa nk'ukuri. Icyitonderwa: irinde kwirukira amakuru y'ibihuha ku gaciro cyangwa iterambere rya Pi, ahubwo ukomeze gukurikirana amakuru yemewe n'ubuyobozi bwa Pi network, iyo bita core team. Turacyakomeza kubategurira amakuru mashya kandi yizewe mu Kinyarwanda kugira ngo mukomeze kugira ubumenyi buhagije ku ikoranabuhanga rya cryptocurrency n'amahirwe rishobora gutanga muzakomeza kubona ibiganiro bifasha mu bwonko kwiteza imbere no gukoresha neza ikoranabuhanga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Twirinde kugwa mu bihuha no gukomeza kwizera ibyo mwubatse muri Pi network. Tuzakomeza kubaha amakuru mashya. Umwaka wa 2025 uzabe uw'iterambere n'amahirwe menshi. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Nyamuneka niba uzi ko utari wakanda subscribe ikoreho, kandi ino video nibona ko hari uwundi ushobora kuba yafasha nawe, ni byiza yuko wayimusharinga. Ndabashimiye.